reka dukomeze kubifuriza ibihe byiza kandi mwese mbahaye ikaze bakunzi ba Bizaza TV Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru atandukanye tuba twagiye tuzinduka tubakusanyiriza hano kuri Bizaza TV Rwanda. Mwese mbahaye ikaze, yaba bakoze subscribe, bakoze share, namwe mwaduhaye ibitekerezo bitandukanye muri comment. Bifurije ibihe byiza, mbahaye ikaze kandi mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 26 z'ukwezi kwa munani umwaka n'ibihumbi 2024 nk'ibisanzwe muri kumwe na Eric Nshimiyimana. Amakuru rero menshi atandukanye agiye acacara ku mbuga nkoranyambaga. Duhere nko mu kinyamakuru bwiza.com. Mu kinyamakuru nka bwiza.com rero hari amakuru acacara atandukanye yagiye yandikwa n'abanyamakuru. Inkuru ya mbere iri kuza ku isonga nuko muri Goma hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu bagera kuri 8 bose bafashwe kandi bashinjwa gushakira abarwanyi ba M23 inzira. Ikindi wamenya nuko igitero cya drone cyahitanye nibura abasaga 15 mu gihugu cya Mali. Urumva ko ibintu bikomeje gukomera. Ikindi nakubwira nuko uwo twita Dr Karangwa yagaragaje ingano y'umusaruro wangirika mu murima cyangwa se wangirikira mu murima. Ikindi wamenya twakubwira kiri kwandika cyangwa se kuvugwa hino hino hatandukanye mu karere k'ibiyaga bigari nuko M23 yashinje indege ya FARDC kuvogera ikirere cyayo. Naho tunyarukiye mu gihugu cya Sudani nuko ingabo za RSF zateguje gushinga guverinoma nshya y'i Khartoum. Urumva ko ibintu bikomeje gukomera cyane. Naho mu Rwanda ubwo hano rwose mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe impunzi ziratabariza ubucucike mu byumba by'amashuri bigiramo, aho usanga abanyeshuri kwigiramo babagera nko ku bantu cyangwa se ku banyeshuri 100. Ubufaransa nabwo bwo hangaho ni i Burayi batanu bakekwaho kugaba igitero ku nsengero cyangwa se ku rusengero, abo bose bakaba bafashwe. Mwese mbahaye ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Reka duhere kuri iyi nkuru n'ubundi iri kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi igisirikare cya FARDC cyakomeje kuyogoza ibintu cyangwa se giteza icyo twakwita nk'umudugararo cyangwa se akavuyo cyangwa se kurwana umutwe wa M23. Umutwe wa M23 ku cyumweru washinje igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kuvogera ikirere cy'uduce ugenzura cyifashishije indege yacyo y'intambara. M23 yemeje ko ayo makuru mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo ari we uvugira ihuriro rya Alliance Favor Congo. Yagize ati, turamenyesha rubanda ko indege y'ubutegetsi bwa Kinshasa yavogereye ikirere cyacu muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki 25 Kanama umwaka 2024. M23 yavuze ko ibyabaye bigize kwica agahenge ndetse n'ubushotoranyi. M23 yavuze ko ibyabaye bigize kwica agahenge ndetse n'ubushotoranyi bitewe n'itangaho umuryango mpuzamahanga ndetse n'abanyekongo muri rusange. Indege ya FARDC umutwe wa M23 uvuga ko yavogereye ikirere cyawo ni kajugujugu yagaragaye ibunagana ku cyumweru tariki ya 25 Kanama mbere yo kuraswaho igahungira mu gihugu cya Uganda mu majyaruguru y'u Rwanda. Kuva mu gitondo cyo ku cyumweru kandi imirwano ikomeye yasakiranyije FARDC arizo ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 mu gace ka Kirumba ho muri teritwari ya Lubero ndetse no mu nkengero z'ako gace. M23 kandi nyuma yo kugabwa ibitero yamaganye kuba ingabo za RDC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarishe agahenge kamaze igihe kinini katari kenshi cyane ariko
karashyizweho n'amasezerano mpuzamahanga, aho inama yari yahuje igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ruvuga muri iyi dosiye y'intambara iri hagati ya M23 na FARDC, aho kari kabereye hariya i Rwanda muri Angola. Ikindi ni uko icyo gihe impande zombi zari zariyemeje ko zigomba gukomeza kurinda abasivili bo mu duce dutandukanye two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 yakomeje kuvuga ko nta kindi igomba gukora usibye kuba yakomeza kurinda ubusugire ndetse n'amahoro mu duce M23 irimo kugenda igenzura muri rusange. Ikindi nakubwira nuko muri Sudani ingabo za RSF zateguje gushinga guverinoma y'i Khartoum. Mu mpera z'icyumweru gishize ingabo z'abakomando muri Sudani bitwa cyangwa se bari mu mutwe wa RSF zatangaje ko zizatangiza guverinoma mu murwa mukuru wa Khartoum, nibi ingabo za leta zikomeje kwanga imishyikirano yo guhagarika intambara imaze amezi hafi 16 arenga. RSF iyobowe na Generali Mohamed Hamdan Dagalo yavuze ko iki gikorwa nk'iki kigamije kurinda abaturage no guha uburenganzira umuyobozi mukuru w'ingabo Generali Abdel Fattah al-Burhan bwo kuyobora. Umujyanama kandi wa Dagalo El-Basha Mohamed ku rubuga rwa X ahahoze ari kuri Twitter yagize ati ingabo za leta zanze gushyikirana n'izacu kandi bishobora gutuma dushinga guverinoma nshya y'i Khartoum. Yashinje ingabo kandi za leta kwirengagiza ikibazo cy'abaturage bakomeje gupfa no gushyira imbere kugundira ubutegetsi bayitaye ko byatwara n'ubuzima bw'abaturage ba Sudani benshi cyane, ndetse nuko igihugu gishobora gucikamo ibice bitandukanye. Al-Bashari yakomeje avuga ko guverinoma ishobora kuyoborwa na RSF ikazashyiraho umubano wihariye ndetse n'amahanga, igashyiraho kandi gahunda y'amabanki atandukanye ari muri Sudani, kandi igafungura amasoko yo kohereza ibicuruzwa mu turere dutandukanye, ya mu karere k'Iburasirazuba cyangwa se mu karere ko hagati cyangwa se muri Afurika y'Iburengerazuba ndetse n'iy'Epfo. Amerika kandi iherutse gutumaho impande zombi, ni ukuvuga ngo uruhande rwa leta y'igisirikare cya RSF mu biganiro byabereye mu Busuwisi tariki ya 14 Kanama umwaka wa 2024, ariko ntacyo byatanze. Igisirikare kandi cya leta icyo gihe cyavuze ko kitakwemera ibiganiro mu gihe abarwanyi ba RSF batemera gukura ingabo zabo mu baturage ba Sudani. Intambara kandi muri Sudani yavutse cyangwa se yadutse muri Mata umwaka wa 2023 yahitanye abantu benshi cyane bagera ku bihumbi, ndetse inimura abarenga miliyoni bava mu byabo. Reka tunyarukire mu Rwanda ho gatoya cyane. Hari inkuru yabyutse n'ubundi icaracara mu bitangazamakuru bitandukanye ho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Ubwo dusuza abantu mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Nyagatare, akarere ka Gatsibo, ka Kayonza, Rwamagana, Kirehe ndetse na Ngoma, namwe kandi muri kutwumva muri za Bugesera. Katwemeze tubifurize ibihe byiza. Inkuru rero iri ku mutwe cyangwa se ibanza niko mu karere ka Kirehe impunzi zitabariza ubucucike mu byumba by'amashuri bigiramo basaga 100. Mu nkambi ya Mahama iherereye mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe harimo ishuri rifite umubare munini cyane w'abanyeshuri kurusha andi mashuri yose mu gihugu. Kubera ubwinshi bw'abayigamo babangamirwa n'ubucucike ndetse no kubura iby'ibanze byatuma biga kandi bakiga neza. Inkambi ya Mahama
icumbikiye impunzi zisaga ibihumbi 63, numva ko ari benshi cyane, aho abagera ku bihumbi 40 ari abarundi, abandi bakaba abakongomani. Abahunze kandi baturutse muri za Sudani ndetse na Pakistani, bigatangaza ko bagera kuri hafi 51% by'abatuye ari abana bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko. Ishuri ryitwa GS Pacentre rigabanyijemo kandi ibigo bitanu, aho kuri kimwe gifite umuyobozi, buri kimwe gifite umuyobozi. Ni ikigo kandi gifite abanyeshuri basaga ibihumbi 25 mu byiciro byose, muri bo kandi abarenga ibihumbi 20 ni impunzi. Iri shuri kandi ryigwamo ndetse n'abanyarwanda basaga ibihumbi 5. Abanyeshuri b'impunzi baryigamo bagaragaza ko bagorwa n'imigirire cyangwa se n'imyigire bitewe n'impamvu zinyuranye cyane. Kwiga ari benshi mu cyumba cy'ishuri ni kimwe mu bishyirwa mu majwi ko bikwiye kuba byashakirwa igisubizo n'umuti, cyane cyane ku barebera ibijyanye n'imyigire y'abanyeshuri mu Rwanda ndetse n'imitwe cyangwa se n'imiryango mpuzamahanga. Iki gihe kandi haraho bisaba kuzinduka cyane cyane ngo babone ibyicaro bitaba ibyo umunyeshuri akiga yicaye hasi cyangwa se abyigana ku ntebe na bagenzi be muri rusange. Uretse kuba kandi hari ikibazo cy'ubucucike bukabije bw'amashuri, aho muri iki cyumba kandi gifite byibuze abasaga 100, impunzi zivuga ko zifite n'ikibazo cyo kwiga hagendewe ku nteganyanyigisho y'uburezi bw'u Rwanda ikoresha Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda bitandukanye n'uko iwabo bigaga, ndetse bakaniga mu ndimi zabo zitandukanye. Bamwe mu babyeyi kandi b'impunzi bavuga ko kutagira ibikoresho birimo amakaye ndetse n'imyenda y'ishuri ku bana babo biri mu bituma kandi none batiga neza batekanye. Ni nyuma y'uko kandi ikigo cyangwa se ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe impunzi UNHCR cyagaragaje inkunga ihabwa impunzi, aho bamwe nta nkunga bakibona cyangwa se bakibona kubera ko inkunga zabonaga, izo mpunzi zabonaga yagiye igabanyuka cyangwa se igabanywa umunsi ku munsi. Aba banyeshuri kandi batandukanye baganiriye ndetse n'itangazamakuru nk'ikinyamakuru BBC ndetse na Bwiza, bagaragaza ko bumvikana basaba ko abana babo bafashwa kujya babona ibikoresho by'ishuri birimo n'imyambaro runaka kugira ngo abanyeshuri bige neza kandi bagire ubuzima nk'ubwo abandi babayeho ku isi. Nshuti bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, ndabashimiye cyane, mukomeze mukore subscribe kandi mukore na share ku biganiro byacu tubagezeho bya buri munsi. Nibisanzwe nitwa Eric Nshimiyimana.